Indirimbo nshya ya Roskana, amateka ya Roskana. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pelo TV Happy, ngiye kubagezaho amakuru akurikira. Le livre information fiable 5/5, mbagezaho amakuru yizewe 5/5. Indirimbo nshya ya Roskana imaze iminsi 3 ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 300. Ni indirimbo yita cyangwa se yise Mami, indirimbo yise Mami. Ni indirimbo ikunzwe cyane n'umuhanzi ukizamuka Roskana, akaba yaratangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 30 z'ukwa 11 2023. Roskana akaba amaze kugeza ku rubuga nka YouTube video 9, ariko izindi 7 zose ni short video. Indirimbo 2 nizo amaze gukora zonyine. Imwe iya mbere yayise Sesa, iya kabiri mbabwiye ni Mami. Indirimbo 2 akaba amaze kurebwa cyangwa se amaze kurebwa na miliyoni 12 views. Abantu bamaze kumureba ku giteranyo cya YouTube ye bangana na miliyoni, kandi akaba afite abasubscribers cyangwa se abantu bamukurikirana bangana n'ibihumbi 49. akaba afite na video 9. Ni umuhanzi ukunzwe cyane urebye uburyo akoramo, ariko benshi bakunze kugaragaza ko nuko aba ari kumwe n'ibyamamare Bruce Melody na Element. Kugira ngo ube uri kumwe n'aba bantu cyangwa se biba bisaba ko iyo ufite ikofi byose birikora. Niba ugeze hano ku muyoboro bwa mbere uramenye, ntugende umeze nka cya kinyoni bita igishwi. Niho wahageze, kora subscribe, partage, s'abone, like kugira ngo na comment cyangwa se like kugira ngo uzabone notification. Hano tubagezaho amakuru yizewe 5/5. Wadusanga ku ma YouTube channel atandukanye dufite. Kuri Pelo TV Show wadusangaho Pelo TV News, wadusanga na hano kuri Pelo TV Happy. Ikindi twamamariza ubuntu, tumaze kugira ibihumbi byinshi by'abantu. Iyo tugiye live kuri Pelo TV Show turamamaza ku buntu. Twatangiye na nimero zacu, uraduhamagara tukakwamamariza ku buntu. Kora subscribe ni ukwiteganyiriza kuri izi channel zose kuri Pelo TV Show na Pelo TV Happy na Pelo TV News. Aya ni amacano yacu, n'abandi abantu mwese musanzwe mudukurikirana kuri ayo macano, iyi ni yacu nayo mwadukurikiranaho. Turagira ngo imwe n'iyi ngiyi nimara kugera hejuru tuzahitemo iyo tuzajya twamamariza ku buntu, n'izindi tuzajya twigishirizaho Icyongereza, niyo tuzajya dutangiraho amakuru, gutyo tuzajya tubikora mu byiciro bitandukanye. Ikindi nagiye mbagezaho amakuru menshi cyane atandukanye, wagenda ukayareba. Ni cyane n'intambara zibera mu bihugu bya Afurika, diplomasi, politike, n'indirimbo nshya z'abahanzi n'amateka yabo bose. Akantu ku kandi tubagezaho akantu ku kandi ni amakuru aba yizewe cyane. Tubagezaho ibintu byiza cyane, turarafasha kandi tugatanga ubufasha bw'ibanze ku bantu bose.